wacu twemera Imana tukayisenga tukayisingiza. Amakuru mfite y'impamo umuryango watugendereye tukaba duhuje ibyo byose. Ishingiye aho reka nsabe twese ntabitsamuye twigire hejuru, hanyuma wirarisi baturanijwe umuryango kugira ngo aduheshe umugisha yigire hano hafi atugirira ryo. Mu izina rya Yesu turagushimiye umunsi mwiza wateguriye imiryango yombi, ubwo umugisha twagize urubyaro rw'abana bacu. Tunejejwe nuko ijambo ryawe uririnda kandi ukarisohoza. Turanezerewe Mana we, hatambutse benshi tureba twumva inkuru zabo, bamwe turabaherekeza, ariko wakomeje kuturinda kugira ngo kuri uyu munsi tuzasangira ishimwe rivuye mu gitangaza cy'imbaraga kubwo gusenga kw'abera. Tukuragije uyu munsi Mana, ibirori by'abana bacu bibemo, kandi imiryango yombi urushaho kuyubaka no kuyikomeza, kugira ngo ibyiza bibarerwa muri Kristo Yesu ari byo urushaho kutugirira. Biko dusenze twizeye kubwa Yesu umukiza wacu. Gusa ibyo ntabwo wabikora, maze ugende wicarire ubwo neza uganire, ariko murenga cyane cyane iyo niteguye umushyitsi nkawe urabyumva. Ntabwo urabizi ari nizo duha abavumba, njye n'intore zose twagendanye isezerano tuguhaye nuko turi bukumwere. Rero mbanze gushyikirize byose icyogeye inka. Iyi niyo yazanye ba nyogokuru na ba nyogokuruza tubereye ubuvivi n'ubuvivure mbere ya Nyirarucyaba. Nigushyikirije nayo mbinya kugira Imana. Iyi yo ni imberuka yabicoze, none ndabona umuhaye isake bikabukije. si ikirango cya RS biko ifite ubuziranenge. Nagira ngo ni isake. Kireba mwakibonye ikirango cya RS ifite ubuziranenge. Ifite ubuziranenge, ntabwo naguha ibitujije ubuziranenge kandi uri nyumvira kanana. hanyuma kandi murakoze gushima. Nagira ngo ngushyikirize iyi nayo ni imashini ihinga ubwatsi, ariko kandi izo tuza kubakwera se zije guca urucaca mu imfura zihaye. Ibyo ni ibimenyetso. Aka ni akayuya cyangwa se najoro cyangwa ntajoro ku mutunzi. Tujya guhaguruka umubyeyi ngero katubwiye ngo mbahaye iki kibazo cy'ubukene mfite, umukazana babemerera rabibaye ibisubizo. Bashimiye ko muduhaye ibisubizo na viyanyu rwose. Byaje ari akabazo none urabicuritse bibaye. Muduhaye ibisubizo iwanyu hava ibisubizo gusa. Ubireba se. Hanyuma kandi nabyirutse umubyeyi ambwira yuko nta bagabo bambaye karavate badahira. Nagira ngo nyemerere ngushyikirize iki kibumbiro. Iyi ni intangamuganza y'ibindi bibumbiro. Ntabwo mugiye gutangira kanyaro karuri akaya. Iki ni igicuba. Mubyeyi nagira ngo nyigushyikirize ubanze ukirebe. Ni isugi. Ntabwo na cyangwa ikosa ndagiha umugaragu nsize databuja kubera iki ko tutagiye kudahira. Yaranyungirije. Oya. Iyo bigeze mu mari bakanyabikare niho ujya. Rega jumenya ko umutware duhuje ibigwi. Ngaho rero nyine. Buriya rero intumwa irarabirwa ntiyicwa. Ntabwo nashyikiriza abagaragu kandi bose yerekewe. Oya, ntabwo turi budahire twambaye amakote. Nagira ngo nyigushyikirize ubanze urebe ko ari isugi ntaje kugukuburira. Ni isugi. Ntabwo wabitinyuka. Umuha amashyi cyane. Yeyi Rudasingwa, nagira ngo mbanze nkwereke yuko umuryango wikwije kandi Imana yaduhaye umugisha. Nuko nta ntore igenda yonyine mu basore bo mu by'ingeruka. Ba basore Imana yahaye umugisha, ariko kandi urabona ko ari abasore babasha umugara, abasore babasha imitana, bahagaze ku nkiko z'igihugu. Nta mwanzi wakimenera muri kasi w'umuryango wanjye baha amashyi.
amabwiriza nyatanga iwanjye nyakugira Imana sinatanga amabwiriza y'iwawe. Hanyuma nakubwiye ruserukana intanage urugamba rumisha umutuku, akaba intwari idatinya gutinduka, kandi mwitinduka yaza kwita mu cyuho ngo rwamwiyorotse rutaraswa mu cyicu. Mukiza Alphonse nagira ngo utere intambwe yigira imbere. Abanyanto kandi ikiganza usubizira mu genda. Hanyuma kandi unyemerere mu guhaye nk'uguhaye, aho yari yicaye ndahicaza abandi. nanjye urabizi ni mugada higa ibinyoma nkahinyurwa no kuzicampemba moto biriwe shana nama mutone rero atirwa ku giti dore umuntu arakoze cyane rwose umubyeyi nsengera ukuri. Hanyuma rwose amashyi menshi tumushimire Alphonse rwose arakoze cyane. Hanyuma akiguhobera n'abari hano yewe ngo uyu nguyu ari mu baruta mwiza. Hanyuma muraza guhita mutwereka imiryango yombi, muraza kuzamura ikiganza gakeya hanyuma mutwereke imiryango yombi. Barakoze cyane. Ibyo birangiye ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo hari ururabo yateguye mu busitani bwe yahinze, atotoramo indabo nziza kugira ngo uyu munsi azigushyikirize. Alphonse ngo utu turabo turashushanya urubyaro muzabyarana uhungu na kobwa, hanyuma Riyete bakabyakira. Arakoze cyane. Marene uze kudufasha, ntabwo ari ibyo gusa. Hanyuma nawe uze kwishyikiriza umukunzi, mubwire uti mukunzi mwiza nibi naguhishiye. Ariye nushaka umwegameho kwa kundi muri wegene. Barakoze. Marene aze kudufasha. Nuko hanyuma babafata ifoto nziza uko rwose ni sawa cyane. Hanyuma iriya mfura pale nawe nadufasha. musozi hagera ruti ruziga umugabo rwanzunga yarunehura yitwaza ruzindaza ntarutagenda mu kimena cy'impunzi inyana z'inkesha zihunza ababirigi muri cya cyago cya rumanura higira hino maze ubwiza ukuzanye wa mushumba ndaze kurarira ngumwiro nguranguruhira himbarwa nayirongo ishira gahinda nayiragiye mu gacyami cya muri bo wayisamumbu inyandi bunga yo muzamutembera yarayiniza uwo mu rwange agahera mu rwuri kwiniga mugabo yakarura iyo nigiye bizimana mu musagara warubona ubusesa mbuzo burarangiye wikubita ikarami ku banyamyumba ejo bundi rutisha amakundi ndihango mu mutungo wayisamumbu inyandi bungo yukuko inka yanjye yambihita imushumba nundagira nkanyurwa nzakugora dore inka yanjye umunsi wa none nyayo umugeni muzahina ibikokora nyiragurira ibiganza bya biheko bizima zirabona abana niwe ngo basiganye zirata amabinga nk'abakobwa ba nyakabiri zavuze inzara mu nzira batindi bakazagira ngo ni ishyamba rikwiye imirindi nyakubyara ishyamba ribiri intame nyirakoma. Reka batambuke. Hanyuma abasore bizigira bajya mu mujishi duhekera umugeni kuri uyu munsi wa 10 kwezi kwa 12 mwaka wa 2020. Ndagushimiye.
genda soza ubutumwa utazakunyagwa nuko ukanyagirwa aho wagabaniye ntabwo wabikora ndakuzi. dushoreje buryo rero imfuribwira aho zisezeraniye niho zihurira ihatana izindi uko bigenda. none se damascene kuko twemeranyije ko umukobwa kibaho nizatangwa kuri ya myaka leta isaba ubwo nizere ko ari itariki 10 z'ukwa 12 nyuma y'uko imyaka yuzura. ibyo byo ni hane ntabwo nakuvuguruza rwose. amategeko tuyareba ahetse n'abagerera kubera nawe inzoga yo guteguza abana y'inzoga y'izajya ngiye kukwitegura rwose mpengere uzagenda iyo minsi uyibare neza. ya mariage ya kabiri igaseswa kuko bigaragazwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu bantu bashakanye rero ushyigikiwe na leta kuko ari urushingiro rw'umuryango, leta iteka ikaba iwurinda icyawuhungabanya cyose, kandi leta ikaba ishobora no guhana ubuhemu bwabangamira imiryango dushinze uyu munsi. Ngayo amategeko agenga umuryango. Tugiye gukurikizaho rero umuhango wo kurahira no gusinya mu bitabo by'irangamimerere. Mu kurahira habanza umugabo afatisha ibendera ry'igihugu. yewe Alphonse Mukiza maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ariette Mutoni mbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije ko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Mutoni Ariette maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mukiza Alphonse mbere umugabo azabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije ko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. irangamimerere mu ifasi umurenge wa Kimihurura, maze kumva amasezerano ya Mukiza Alphonse na Mutoni Ariette bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Mukiza Alphonse na Mutoni Ariette bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Nyuma y'umuhango aho tumaze gushyingira umwe umugabo wemewe n'amategeko wa mugenzi we, undi nawe umugore wemewe n'amategeko wa mugenzi we. Inyuma y'umuhango umwe ashobora guhagarara undi ahatari bikemerwa nk'abashyingira imbere y'amategeko. Nyuma y'umuhango abana babyarana bakitwaho bombi bikemerwa nk'abavuka ku babyeyi bashyingira imbere y'amategeko, ndetse n'ubundi burenganzira bwose mukesha kuba mushyingira imbere y'amategeko. Bashimire intambwe muteye, twifurije urugo ruhire kuri mwese, nawe mwitabiriye uyu munsi mwiza.
Tony ari nta gahato. Niba ariko bibura kugira ngo naramwikundiye, niba barakufusize si igitangaza ko wabibwiramo hano. Yaramwikundiye, dukomere amashyi y'iteraniro nini. Niba ari wewe wikundiye Mukiza Alphonse ari nta gahato, uratubwira ngo yego naramwikundiye, niba baraguhasi ubivemo. Okay, wow. Tangiriro 18 haratubwiye ngo kandi Uwiteka aravuga ati si byiza. Uranyumva nk'abakobwa mwe n'abasore mwamuherekeje, si byiza rero ngo umuntu akunya kuba wenyine, ariko kuba wenyine ntabwo ari bubitindeho cyane. Uwiteka Imana irema ngo reka muremere umuntu aguma kuba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, umufasha ariko umukwiriye. Okay, Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu imenye ukabyita. Kuvuga ngo umuntu yahawe akazi ko kwita amazina, nubwo wowe no kwita amafi yo mu nyanja utabishoboye, ariko Adamu bambwiye ngo yite ibyo bintu byose amazina. Niko kazi ka mbere. nemeye ko wowe Mutoni Ariete mbere umugore isezerano rishyiramo imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, nzajya gukunda, nzakubwira kubira mu byiza no mu bibi, urwaye cyangwa uri muzima, tubyaye cyangwa tutabyaye, uri muto cyangwa ushaje, tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo. Kwakomera Kristo yewe Mutoni Ariete nemeye ko Mukiza Alphonse imbere umugabo w'isezerano dushyingiranywe imbere y'Imana imbere y'itorero ryayo, nzajya mukunda, nzakuguragurira mu byiza no mu bibi, urwaye cyangwa uri muzima, tubyaye cyangwa tutabyaye, uri muto cyangwa ushaje, tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Wowe Mukiza Alphonse ubaye umugabo Mutoni Ariete na Mutoni Ariete ubaye umugore wa Mukiza Alphonse mu izina rya Data wa Twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Meta ikimenyetso cy'urukundo cy'uko amwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo cy'uko atazamuhemukira. Twakomera Kristo amashyi. Nyuma y'Uburundi yatumye mu by'u Rwanda, impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo cy'uko muzabera. nawe amwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'uko atazamukira. Wowe Mukiza Alphonse ubaye umugabo w'Umutoni Ariete, nawe Mutoni Ariete ubaye umugore wa Mukiza Alphonse mu izina rya Data wa Twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Witwa Rubasha wabaye muri Edeni ushingira Eva na Adamu, nanjye niko narindi muri uyu muhango nk'umutambyi mu kigwi cyawe, naguhamya w'ibi bibaye, ndakwinginze uru rugo rusukemo ubuzima, wiheshe icyubahiro, ubahe gutera imbere
bageze ku rundi, wiheshe icyubahiro, usuke ubuzima bwawe muri bo. Ibyo bawerekejeho amaboko byose bihirwe, bari mu nzu yitiriwe izina ryawe, baheshe umugisha, ndabaheshe umugisha, ndabaheshe umugisha, ndabaheshe umugisha mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Icyo Imana yafatikanyije mu isi he kugira ugitandukanye, icyo Imana yafatikanyije mu isi he kugira ugitandukanye, icyo Imana yafatikanyije mu isi ntihakagira ugitandukanya, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Imana yafatikanyije mu isi ntihakagira ugitandukanya, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Umunsi w'izabura tubifurije kuzamara kuruhuka mugasoma tujya kwa 2:8-6 muzarangiza 14 kugerageza kwimana kubatwikiriye. Niba umubyeyi wawe ukunda yakiriye urubavu rwanda ruzahora hasi, urubavu ruzahora hasi, wowe uzamujyanira abana ukamurikira. ndacyumva ari imitoma nutangira kwita amazina ndabara, ariko no kutuma kirabyemeye, aho nutangira amazina ndabara Untouchable. bimwe arasesera ahise aryagira nkambwiye arajya gutsagira ngo ibyo urihakanye. Mon amour. Mon amour ntabwo yakiriye. Yakiriye. Mami. Mami nabyo yaryakiriye. Sheri bebe akayose niyo yabwiwe na papa. Sawa, ntacyo nyine mwamenye ubwenge, ntacyo bitwaye. Monke aryakiriye nawe ahatari babonye muzitsa barayibonye. Monke uraryakiriye? Okay, sawa. Dari naryo yaryakiriye. Asigaye abiri. Hani ahise agira ngo aryoshye bitaragiye niko buki niba bakwisubuke imbere ntacyo bitwaye ndatubwira mama ngaho dadi wabakomera amashyi menshi nakoze
Quand pensera demain qui vient toujours et profiter aux adieux qui quelquefois c'est dans son profondeur. L'ormeau est joyeux de tous les autres. Au fond de vos cœurs dans mes entrailles, une excellente histoire d'honneur à notre laissez pour eux qui en jamais. Et alors que tu dis il faut partir, laissez sinon souvenir. On va descendre ensemble si tu veux. Les commentaires pour la va passer, la patronne du café va encore nous dire ça rime des amoureux. hanyuma Alphonse umuhereze ashyikiriza umukunzi, hanyuma dutambuke twigirira mu ntambuko yacu nziza izira gusobanya. Hanyuma muze kumva hafi namwe, ntuze kubura mu mashyi ubure no mu mudiho, ahubwo unyemerere tuze kugendana nabo. nuko hanyuma umushyikiriza Alphonse ndabona afite akanyamuneza, ambwira ati uyu mukunzi reka mwakire ku buzima bwacu. Gake mu dutambuka tugasigana Pare na Marene namwe mwigire hafi cyane rwose, mukomereza hano, mukomeze mutambuke. Abasore inyuma ndabona byakomeye, abatari kubireba nyamuneka muze kwihera ijisho, kuko ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Burya ngo kize ubusore baramubagira, abantu aho bari kubwira rwose batereka tugufashe kwizihiza uyu munsi. Muraza kubabona mu mbyino zabo zimeze nka zimwe z'abaturanyi, kuko n'abariya bajya badufasha cyane. Ariko mubyine muza hano hafi nyamuneka. Alphonse nawe akomeza mu mashyi ye no mu ndigo, kameramani nawe yifatira amashusho kugira ngo tuzabyibuke. Hanyuma muraza gukomeza mutambuke, ndabona ari abasore ndetse n'inkumi, buri wese n'uwe mwegera mugana mu byicaro. Urakoze cyane. Ntacyo warezaho mwongera ubugira gatatu, uraza kumva abantu bose bagushimira kuri umukobwa uzi gutanga kure. Hanyuma reka nsabe Pare na Marene buri wese n'ikirahure cye mu ntoki. Bariyete nawe uko nta rimwe kabiri mutinze yo gakeya, rimwe kabiri gatatu muti ku buzima bwacu n'abacu. Hanyuma nimusomere rimwe mutinze yo gakeya. Fotografe iyo foto ntigucike, umbe hafi.
kuba hafi. Burya abagabo ibintu byo mu gikoni ntabwo ari ibyacu cyane, ariko natwe turakataje turi kubyiga. Mube hafi rero, ni mwebwe mubivukana muba mubifitiye ubunararibonye washimye umuriro. nuko pasiteri yababwiye ngo umwe azakora ku nkeke hepfo ya ruguru. Mugira urugo rwiza, mugira urugo rwiza wuzuye amahoro n'umunezero, mugira urugo rwiza bagenda, mugira urugo rwiza. Festa per il matrimonio, 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 festa per il musagize kuri uwo mutsima ugira ngo si byo ntibihagije, bikaba kwakira ntacyo bitwaye. Abasore batajya ntuwariye umugabo utariye se bakoze ntacyo bitwaye, ariko ruvu reka bakondeba umugaya. Ninde wamugaya se hano ko twese turabishima? Bakoze cyane, abandi baba rwose mwongere ntacyo bitwaye. Mumfashe dushimira Liyete, murabona ko azabishobora rwose. More, 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 we, more, wara. More, more, we, more, wara. More, 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 we, more, wara. Zikana kabuma, nuchile ngapanga, neza kukabira matai maro. More, more, we, more, wara. Matai maro, more, more, we, more, wara. More, 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 we, more, wara. Gukunda ni byiza, gukunda ni byiza. Dore na aruka yakunze n'utuni. More, more, we, more, wara. More, 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 we, more, wara. Gukunda ni byiza, gukunda ni byiza. Amashyi kubw'iki gikorwa cyiza. Arakoze cyane n'umubyeyi wacu, kureho rwose. Nibyo koko banyoye. Agira neza, Imana yaremye isi n'ijuru, turashima ko yaduhaye uyu munsi utuje, uyu munsi w'abana bacu b'ibirori. Mu minsi yose yatambutse dutekereza iki gitekerezo cy'uko umwana wacu yabona umufasha. Turashima Imana ko umunsi wasohojwe, akaba yabonye umufasha. Mana, tukwingingiye ubuzima bwabo ngo bube mu maboko yawe, izina ryawe rishyirwe hejuru, icyubahiro kibe cyawe.